ifata polime. Hallelujah. Kagabanya umuvuduko wahuye nawo. Kandi bukanawe nibibagirwe. Hari ijoro, hari amanywa, hari igitondo. Testaforia. Hari igitondo Imana yagabanya. Imana ishimwe. Marira wariraga Imana yahindurira itwenge. Aho wari uzi ko budacya buracya. Aho wari uzi ko utazabyara urabyara. Aho bari baruhaye iminsi ngo rubasanyuke Imana irarukomeza. Kukazi bakugambanira ureba ariko Imana ikagukomerezaho. Ujya kwa muganga kubyara abandi bapfirayo, abandi basigaye abana umushyira muri baresi uramucyura. Ni amaboko y'Imana yabikoze. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hamwe yaravuze ngo mu bantu ugomba kwitondera harimo abantu batatu. Uwa mbere n'umwana ukiri muto ujye umwitondera wa mugani. Ntacyo tuvuga kitavuzwe na Bibiliya yavuzwe n'abatubanjirije. Umwana muto yajya umwitondera ko utazi icyo azaba ejo. Cya kabiri umuntu wese wize n'ubwo asanga ari umushomeri y'umwitondera kuko ejo wazasaba audience hayoboye. Uwa gatatu ni umuntu wasenze. Umuntu wasenze aratungurana. Kandi ntabwo umuntu wasenze atungurana kubera amashuri, natungurana kubera amoko, natungurana kubera imiryango, natungurana kubera ibyo atunze. Ahubwo Imana. Kandi nujya kuvuga ubuhamya bw'Imana ikora, hera ku byo yakoze ubushize. Kuko Pawulo yandikiye abera arababwira ngo umva yaturokoye urupfu rumeze kuriya, twiringiye ko izakomeza kuturokora. Haleluya. Nagira ngo mubwire ngo yakoranye nawe ubushize, yakurokoye ubushize, iracyari nawe yagiye. Narinde ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo Imana yima amatwi ibikurwanya. Yaje kubihindura umugisha. Imana yima amatwi Balamu na Balaki. Niko nagira mu mwigigire muri iri jambo kibyare biguteye ubwoba. Imana ibyima amatwi. Kandi ndagira mu gusenga Imana, ndasenga mwirukana umwuka w'ubwoba. Nindagenda gusabira kwizera. Hanyuma ubwira Satani n'abadayimoni n'abajenti be uti yabanye nanjye bushize, yiteguye kongera kubana nanjye. Icyo ngusaba ni kimwe, ni ukwirinda icyaha. Ishaka ko Imana ihagarara mu rwego rumeze rutyo. Wanga ibyo yanga. Wanga ibyo yanga. Icyo ni ukuri. Ugakunda ibyo ukunda. Sindi busubiremo detaye zabyo. Koko buri muntu wese yamaze kugira mu ishuri amenya amasomo akurikira. Amasomo yo mu Mana ni ukwanga ibyo yanga, ugakunda ibyo ukunda. Naho ubundi urugamba rwo ni Imana igiye kurwana. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro kwa rukuri igiye kukurwanirira. Aho wicaye yikurwanira ibipapuro urabibona. Aho wicaye yikurwanira ibyangombwa biraza. Aho wicaye iriya konteri irasinywa. Aho wicaye agakiza gasimbura ibyaha. Aho wicaye uhinduka umwana w'Imana kubwo kwizera. Aho wicaye amadeni irayishyura. Aho wicaye iby'abandi irabikemura. Aho wicaye iby'urugo irabikemura, bya famiye irabikemura. Mwatuyeho kuba inkoramutima y'Imana. Haleluya. Amina. Amina. Wabagiye kuvuma Uwiteka bima. Umuganga wa mbere yahawe ubwenge n'Imana iramubwira ati vuga kiriya cyatsi na kiriya niki ukivuga utukihuze kiravamo paracetamol. Bivuze ngo nabari abaganga bahawe abakora umuti, abaforomasi akora umuti. Imiti yahawe ubwenge n'Imana. Uwa kabiri wakoze amafaranga Imana yambwiye ati ukore gutya iyi faranga uzabigenza gutya, nurangiza ifaranga rizagira agaciro. Amafaranga wayakoze nawe yahawe ubwenge n'Imana. Haleluya. Uyu muntu usuzuma akaba adakora microscope nawe n'Imana yamuhaye ubwenge titeranya hariya ubikore gutya nibirangize biravamo microscope zagisuzuma uburwayi. Rero niba babeshya ibintu byose Imana bifite mu mwanya. Haleluya. Utabyemera n'akazi kawe ariko byose bifite mu Haleluya. Ukanye bifite mu mwanya. Iyo bitangirira izabisoza. Imana ishimwe. Iyo yuko diyabete ibaho. Yabishatse yanayikuramo. Iyo ko kanseri iba mu muntu, ni niyo yatanze umuti wo kuyikora. Kandi mbibutsa ko byose ku Mana ni igisubizo. Koko urimo ukora umuti ni nawe wemeye ko kana karwara. Ikurwaza umutwe. Ariko hari undi musenga bavuga mari paracetamol yanjye cyangwa iheda gisiyangira mu Rwanda igateza ikibazo ngo gikemuze iki. Vuga kanya turimo tuvuga. Hari umuntu uri mubaza isanduku atazi n'uzayigura ihambamo abantu. Warabaza gusa metero na 20, metero na 40, santimetero 60 kandi akayeba ngo Mana wambaye umukiriya. N'umuntu agahita ajya kugura isanduku. Babandi bagasigara barira Mana tubuze umuntu wacu ariko nawe uri isanduku yagurishije. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ikibazo tugomba kubibamo kandi tukabamo abagenzi bagana mwiye. Ariko igihe kitaragera Imana yima amatwi bikurwanya.
ntawagukuraho ikitaragera. Haleluya. Niyo mpamvu dushyize Imana hejuru kuko ariyo mugengo wa byose. Haleluya. Daniyeli akigeramo asanga marayika agezemo, marayika avugana n'intare ati mwariye benshi murya byinshi ariko wowe ijuru riracyamuhagazeho, ahubwo mwipanga neza mumwakire nk'umushyitsi, kandi ubwo ukiri muzima rero mubwira ijambo rikomeye nuko Imana nk'ijya inyuma y'abazima ijya inyuma y'abazima. Ubwo ukiri muzima uri umukandida wo gutabara, kandi nawe uri mu nyuma ujya wirinda gucira urubanza umuntu ugihumeka, kuko aje mu gitondo Imana yamutabara zigahindura imirishyo. Imana ishimwe cyane. Reka nkwinginga nawe uri ahanga wari wacitse intege, wirinda kurangiza ibyo utatangije. Washindutse uri mu isi, misiyo yakuzanye ntabwo irarangira, yakuremye iracyagufiteho umugambi. Ntiwigirire nabi, hirya y'ibyo unyuzemo hari ibindi Imana igiye gukora. Tibiri inyuma singira icyo Kristo yagufatiye. Mbere gato yaza gushima Imana. Nagira ngo dusenge tubwire Imana ngo Mana wima amatwi ibiturwanya kugira ngo tube icyo tugomba kuba. ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje. Nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba bimuhindura umwami, kuri bene se bose bimuha icyubahiro. Haleluya. Niyo nkingi imbaraga, dore iyo ntirubasha kandi ije gutabara. Iyo nkingi imbaraga, dore iyo ntirubasha kandi ije gutabara. Reka mbasuhuze ndetse mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hose mudukurikiranye. Reka mbahe n'ikaze uyu munsi wa none. Tubanze dushima Imana ko twongeye guhura turi amahoro, ndetse mwebwe mukaba muri amahoro natwe bikaba ari uko. Niyo mpamvu turi guhura namwe mbona nkubone cyangwa se inyumva nkumve. Nitwa Mugisha. Uyu munsi twagira umugisha wo kubona umushyitsi cyangwa se umukozi w'Imana mushyashya, araza kubibwira. Ariko mbere yuko dutangira tubanza kwiragiza Imana. Baye ikaze rero kuri Mose TV ndetse no ku Musaruro TV. Ikaze mushumba. Akoze cyane. Amazina nitwa Pastor Bizimana Selemani, yejejwe no kubana namwe. Imana iduhane umugisha. Yego. Kadutangize isengesho mbere yo kugira ngo tuvuge iby'Imana yatunyujijemo uyu munsi wa none. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Turaha kugira ngo ushyirwe hejuru, duciye ufite gusaba imbaraga zose zibane natwe kuri iki kiganiro tugiye gukora, kugira ngo gishyigikire buri wese uzacyumva azashyigikira imbaraga zimwimura mu cyiciro zimushyira mu kindi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kugira ngo rero dufatanye kuganira ijambo ry'Imana ririmo rimfasha kandi namwe ribafasha. Yego. Nejejwe no kubana namwe bene data turi kumwe hano. Imana iduhane umugisha. Kugira ngo tuganire ku magambo ari mu Gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri n'ibice mirongo 20. Gutegeka kwa kabiri ibice 23 umurongo wa 6. Yego. Amagambo arimo afasha nagira ngo twese dufashwe nayo. Aya magambo aravuze ngo ariko Uwiteka Imana yawe yanga kumvira Balamu. Uwiteka Imana yawe yanga kumvira Balamu, ahubwo Uwiteka Imana yawe iguhindurira umuvumo kuba umugisha, kuko Uwiteka Imana yawe yagukundaga. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Kugira ngo tuganire kuri aya magambo afite umutwe uvuga ngo Uwiteka agiye kwima amatwi ibiguhiga. Hagiye kwima amatwi ibiduhiga. Uwiteka yima amatwi ibiduhiga. Uwiteka yima amatwi ibiguhiga. Amen. Hano mu isi nta utagira ibimuhiga. Ariko turashimira Imana yuko
ibiduhiga Imana ijya ibyima amatwi. Amen, amen. Nyemerere dufatanye kwizera tunashima Imana koko iyo Imana itaza kubyima amatwi uba warageze aho bishaka kugera. Ariko Imana ishimwe kubiguhiga utageze aho bishaka kugera. Aha rero ndashaka kuvuga ku bintu bigeze kuri bitatu bigaragaza yuko Imana iri kumwe n'umuntu wayo cyangwa yuko Imana iri kumwe nawe. Icyambere, iyo Imana ari inshuti yawe ukaba uri inkoramutima yayo, nayifata icyemezo cyo kwima amatwi ibiguhagurukira. Aho uri dukurikiranye kuri iki kiganiro, ndagira ngo ngusabe ishyaka rya mbere ugomba kugira ribe ryo kuba inkoramutima y'Imana. Aho uhagaze n'uba inkoramutima y'Imana ukayubaha ukanayubahisha. Ibisigaye ibiguhagurukiye gifite ukuntu izajya ibyima amatwi. Kandi ndashimira Imana yuko iyo Imana yimye amatwi ibiguhagurukiye ifite n'ukundi ikanda terebuteri igahita ibazimirizaho umuriro bakajya mu mwijima kandi habona. Urabizi yuko umuntu wese iyo ageze muri seri we anezezwa no gucana ngo habone. Ariko ndashimira Imana yuko ibihagurikiye umuntu w'Imana, Imana ifite ukuntu ikanda terebuteri igahita ibishyira mu mwijima. Ibi byabaye igihe Imana yagendaga imbere y'Abisirayeli bakura mu gihugu cya Egiputa. Hanyuma abanyegiputa babakurikirana babari inyuma bashaka kubahemukira, ariko ngo Imana ibagenda imbere n'inkingi y'igicu. Hanyuma Imana irebera kure. Haleluya. Ndashimira Imana yuko hari ibintu Imana irebera kure utarabibona. Nubi byari bikugenda inyuma utari mureba, Imana ibimuperereza bihure n'umwijima. Haleluya. Ngo bashyiremo imbaraga zo kwirukankana n'Abisirayeli. Uko bari barimo bagenda babirukankana, Imana imenya yuko bagiye kubafata. Irangije ihindura systeme. Reka ningingi Imana ihindura systeme ku rugamba urimo urwana, Imana ihindura systeme ku ntambara urimo, Imana ihindura systeme ku biguhagurukiye, Imana ihindura systeme ku rugo rwawe rufite ibibazo, Imana ihindura systeme ku bana bawe, Imana ihindura systeme ku ntambara z'akazi, Imana ihindura systeme ku buriya burwayi bukumazemo igihe. Grâce foze gome sando. Ngo Imana ihindura systeme iyo bikurwanya byari bizi yuko Imana yabihindura na systeme byari kugabanya umuvuduko. Ngo iva imbere y'Abisirayeli ijya inyuma yabo gato, ibahagaze inyuma ihakubita icuraburindi, abanyegiputa bahura n'umwijima, ariko imbere y'Abisirayeli ngo harakomeza harabona. Rero twasomye ijambo rivuga ariko Imana yanga kumvira Balamu na Balaki. Na hari Imana yanze kumvira abanyegiputa birukankanaga n'Abisirayeli. Ngo ihita ikubita umwijima hagati imbere y'abanyegiputa, aribo bafashe inyuma y'Abisirayeli. Hanyuma imbere y'Abisirayeli harakomeza haba umucyo. Aka kanya mwingingi y'Imana ireba inyuma aho utareba, uko uzi ko nta muntu wabasha kureba inyuma ye. Ni nako Imana itureberera inyuma. Kandi Imana niyizi ibikuri inyuma. Imana yero ibinyamurira imbaraga. Imana ibikandira terebuteri bizime. Birangije ako kanya maze kwakubita umwijima, ngo amagare y'abanyegiputa atangira kugenda akururuka rwagije. Ndashimira Imana ko impamvu rero ugihumeka ukanagenda bikemera ntabwo ari uko ibikurwanya bitabonetse, ariko aho byari kugufatira niho Imana yabyimiye amatwi. Aho byari kukwicira niho Imana yabyimiye amatwi. Aho byari kugukurira ku kazi niho Imana yabyimiye amatwi. Aho byari kugusigarana umwana wabyariye kwa muganga niho Imana yabyimiye amatwi. Aho byari gusenya urugo rwawe niho Imana yabyimiye amatwi. Kandi ishimira Imana ihabwa icyubahiro. Kuba dufatanyije kwizera ko hari iby'Imana yimye amatwi ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Noneho Imana ngwiza kuza kubitegereza abanyegiputa ibona nubwo bahuye n'umwijima, ariko ntibyabaciye intege neza, baranga bakomeza gushyiramo agatege gakurikirana ubwoko bwayo. Nibyo ikoze strategy ya kabiri cyangwa igitangaza cya kabiri cyo gukura inziga z'amagare y'abanyegiputa. Ntabwo nzi ibikurwanya umuvuduko bifite, ariko Imana nimara kubyima amatwi inabigabanyiriza umuvuduko. Burya hari igihe umuntu arwara, Imana ikagira gutya ikavuga ati nubwo uburwayi burimo bukomeye ariko ngiye kugambura umuvuduko. Hari igihe umuntu ababara, ariko Imana ikavuga ngo nubwo agahinduka afite ari kenshi ukaba nta muntu waguhoza, ariko ndagusanga jye nawe twenyine ngabanya agahinda umuvuduko.
Imana ikura inziga z'amagare yabo. Shimira Imana ko idakoresha amasupana. Ntabwo Imana ikoresha amaturunovisi, ahubwo amaboko y'Imana aba mu kanwa kayo. Iyo ivuze binakoze. Kirizana bini dry sansuna. Iyo ivuze ibinakoze. Yikubwiye ngo ndakugaburiye ibiryo bimera amatwi bingana n'ibihe. Yikubwiye ngo nguhaye abana niyo matirisi baba barayikuyemo sinzi uko bigeze. Kuko matirisi n'Imana yayirimo. Yikubwiye ngo nguhaye akazi ntumbaza aho bazakaguhera biterwa nuko yabivuze. Rero amaboko y'Imana aba mu kanwa kawe. Yibuze ngo igihugu gihaye umugisha imvura igwa mu kwa munani mu gihe izuba ryari kuva abaturage bagasoroma dodo kubera amaboko y'Imana aba mu kanwa. Haleluya. Amina. Turashimira Imana rero. Iryo jambo ndumva ari ry'ubuhanuzi. Turashimira Imana rero. Imana ishimwe cyane. Yuko Imana igiye kwima amatwi ibikurwanya. Amen. Ngaruke kuri iki kintu cyo kunshuti y'Imana yabwiye umugabo bita Abraham. Irambwira ngo Abraham we va mu gihugu cyawe ujye mu gihugu nzakwereka kandi usige. Umuntu wese wasize ibintu byose mutandukanye n'Imana, agasiga ibintu bituma Imana ibabara, agasiga ibintu bituma ubugingo bwe bwandura, agasiga ibintu bituma abagenzi be bababara, agasiga ibintu byashyira kaga mu makuba, amahereza inshuti y'Imana. Numara kubisiga ibyo ukajya wamwereka njyewe Uwiteka nzaguhindura umugisha. Bajya babeshya ngo barabavuma, wavuma ibyakozwe n'abantu. Vuma uzi kuvuma cyangwa ari uzi kuruka. Wowe wavuma ibyakozwe n'Amerika iby'Imana yavuze nawe iby'Imana yakoze nta muntu bivuma. Haleluya. Kubera ko ugiye kubivuma niwe waremwe n'ukiremwe, ariko utegetse n'umuremyi. Yego. Ijuye nini wavuga ngo uriya muntu w'ikiremwe ngo nawe ngwaraje kuvuga. Wowe Imana iguhaye amafaranga isigaje simbaraga zizayaruka. No. Niba Imana iguhaye amafaranga irayarinda. Keretse wowe iyo ugize mu ruhare rwo kurangara wareba nawe ukabufitanye ibibazo nawe. Ariko Imana ivugana n'umugabo witegura n'umuntu umara kugenda ukageraho umubwiye icyambere uzaba umugisha nuzakwifuriza umugisha azaba umugisha. Ndi kubwira abantu mujye mugerageza kwifuriza abantu ibyiza. None uri n'umuntu musuzumgira ngo Yesu ashimwe kandi ngiye Imana ikumugisha. Amen. Kuko akanwa kararema kandi akanwa gose gakunda kuvuga ibyiza karakunda. Hari igihe uhura n'umuntu wamureba ukabona ntashaka no gusuhuza suhuza umuntu mwifuriza umugisha. Reba ngo uzakwifuriza umugisha nanjye nzamuha umugisha. Bakoze Imana bahabwa umugisha. Amen. Hanyuma haramwe ngo kandi noneho hari uzakwitendeka kuko nabyo yarabimenye Imana imenya ko n'abazakwitendeka. Uzakwanga akakurwanya ntuzajye kumuvuma uzamundekereze yihanganire nawe. Nukuri kurikirana umutima we Imana ikamugirira neza yerekora umunyamasengesho. Abo bantu by'ububaha. Hanyuma rero ngo uzamwifuriza umugisha nzamuha iki umugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Ndi kuvuga Imana yima amatwi ibikurwanya. Imana yima amatwi ibikurwanya. Baragenda inziga z'amagare Uwiteka arazikura z'abanyegiputa. Abanyegiputa bakurikirana Abisirayeli bagenda bazi ko babafiteho ububasha, ariko ububasha Imana yari yamaze kubukuraho. Shimira Imana nubwo ureba ibiguteye ubwoba, hari igihe wasanga nta bubasha bikigufiteho. Nta bubasha bikigufiteho. Mugabo umwe bita Sawuli yigeze yasanga Dawidi mu buvumo. Dawidi yihishemo kubera iminsi ijyana umunara. Ariko ageze asanga Dawidi ahari mu buvumo, Imana iri kumwe nawe. Irabanza yima amatwi Sawuli. Yima amatwi Sawuli imurwanya Dawidi. Akiyagera imbaraga z'Imana zifata Sawuli asinzirira imbere ya Dawidi n'abari kumwe nawe. Buriya hari ibyaguhagurukira Imana ibiteza ibitotsi. Nubona umuntu aguteze kabiri ngo batega ibirozi warenga gisidu ugasanga murayirenze wagira ngo uri hari ujya gukaraba ukanyerera ukabona gahanga nikageze hasi muri dushe. Ituzirikana ko hari abamanutse bahita bapfa. Uzirikane ko hari abakoze gisida batayikize. Uzirikane yuko hari abantu barwaye kanseri n'abarwaye ibirwara batarikize. Uvuge ngo ahangaha Uwiteka yimya amatwi b'indwara. Haleluya.
berozi na itikisitanseri kandi ndimo ndumva hari abantu Imana iri kurengera abakurikiranye iki kiganiro ku musabe n'izindi no kwa Mos TV wibaza yuko yakurengera ubushize nizo mbaraga yakubitse amaze zakurengera ugiye kuza nkuko aya magambo tumaze kuyasoma yego ngo Imana yima amatwi Balamu na Baraki bari bafite gahunda yo kuvuma ubwoko bw'Imana. Murabizi yuko aba bantu bari bahagurutse mu bwoko Imana yatoranyije ariko bafite kondisiyo uko bugenda nuko bwitwara. Umuntu w'Imana agomba kugira uko yitwara rwose. Niba uri ubwoko bw'Imana ukabarakire Kristo umwami n'umukiza ukavuka bwa kabiri ubwo wahawe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana igisiga ugomba kugira uko witwara cyane. Hari aho utarira abandi baharira, hari ibitambara abandi babyambara, hari ibitanywa abandi babinywa, hari aho utabyinira abandi babyinira, ugira uko witwara. Muri makeya uba mu iteraniro rishima Imana. Amen. Kuko amateraniro ari mu isi yose ntabwo ashima Imana. Amateraniro ari menshi kandi ntawe ucira urubanza. Buri wese abyina uko yarepese. Ariko ndimo ndavugana n'abitwa abana b'Imana. Abitwa abana b'Imana nibo mbyino ngo barahaguruka bahaguritse kubera ukuntu bitwara n'ikinyabupfura bafite. Bagira igushyari avuga ati kugira ngo aba bantu bakomeze kubaho muri ubu rwego ntabwo bishoboka, reka dushake umuntu uzi kuvuma badukurireho umugisha. Ariko ndagira ngo umugisha wawe n'Imana yawuguhaye ibyendaga kugukuraho ntabwo bigikunze. Imana ibyimye amatwi. Tiriza brade folia bahamagara Balamu na Baraki ati bari abantu mu batuvumire munsi bamaze guhagarara baripanze neza nkuko nawe uzi ko ari byagugagurikiye kandi byapanzwe neza. Ariko Uwiteka Imana ya Isaka na Yakobo kirya gihe yabyimye amatwi n'ubu biri imbere igiye kongera kubyima iki amatwi. Ngo bagize ngo barajya kuvuma ahubwo Uwiteka agafata akanwa akavuma akagahindura umugisha. Bibiliya iratubwiye ngo ibyari umuvumo amatwi, ibyari umuvumo Imana ibihindura umugisha. Kandi hari ibintu Imana igiye kwima amatwi. Ndagira ngo dusenge sinjya kure, ndavuga ku bantu nka babiri gusa Imana yimye amatwi batatswe. Ndagira ngo tuve ku mugabo bita Daniyeli. Hari abantu ubana n'Imana waba inkoramutima y'Imana ikahagera mbere y'uko hagera. Daniyeli yagiye kugira mu rwobo rw'intare asanga Imana yagejejeho marayika. Marayika avugana n'intare. Ndashimira Imana yuko iyi Imana iri mu ruhande rwawe. N'ibitavugana n'abantu Imana ivugana nabyo, n'ibitajya byumvira abantu Imana birayumvira. Kubera iki? Nuko ukurikije uko isi yaremwe. Bibiliya tugira ngo ziba amashyushye aranaryama arasinzira ntizagira icyo zimutwara. Mwinginga ntukibagirwe Imana yagukuye mu ntare zitonoma. Yaba ari mu ishyamba ry'inzitane, yaba ari muri hahandi yatabonaga, yaba ari muri ya nzariti yavuzaga ubuhuha, yaba ari muri bwa bugumba wavuye, yaba ari muri ya nzara yakuryaga, yaba ari mu bukode bajya kubunza akarago, yaba ari cya gihe utaritirirwa izina ry'icyo uri cyo, byose byakozwe nayo. Yima abanzi bawe amatwi kugira ngo ube icyo ugomba kuba cyo. Ndumva ngiye gusenga isengesho namwe Imana yima amatwi bikurwanya kugira ngo ube icyo ugomba kuba cyo. Naho Satani yateka ubutaka bugatukura agateka amazi akabisupa y'umutuku na sestomate irimo ibizabuza Imana gukora ibyagambye. Ukiranukira Imana yizere hirya y'inzira umureba amaboko y'Imana akomeye kandi hari ijwi ry'Imana rigiye gutegeka ibikurwanya bikuva imbere. Daniyeli bwarakeye Imana ibizicunzwe wamutayemo nk'uko Imigani 16:7 bavuga ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka atuma n'abanzi mbabarira wize umva ugira imigenzereze inezeza Uwiteka. Kuko abantu bo ntabwo wabanezeza bose, hari abantu utanezeza bose. Wapi rimwe na rimwe hari n'ibihe bishobora gutuma utanezeza abantu ariko atari wowe biturutseho. Nk'urugero hari igihe ushobora guca mu butayu, ubutayu ntawe utabucamo. Wagera mu nzu y'umuntu ukayimaramo amezi 3 uzi ko ejo bundi uzabona amafaranga yo kumwishyura, y'amezi agashira utaramwishyura. Yagupfuye agasonera abwira ati va muri iyo nzu ugenda ujya gushaka ahandi ukodesha ahandi. Yewe hari n'abagiye bahura nabyo ibyo bimenyetso. Ariko nubwo ugiye umunsi hazaza umuntu agatangira kubaza ati ngira amakuru ya Kalisa, azavuga ati Kalisa haranyambuye yanyambuye 3. Kandi biraterwa n'iki? Biraterwa n'ubutayi wari urimo. Ubwo rero ntiwanezeza abantu bose ariko haranira kunezeza Imana. Kuko nunezeza Imana izaguha kuzura n'ibikurwanya. Nibyo hari igisebo wahura nacyo utarakigizemo uruhare.
hari intambara warwana nazo utarazigizemo uruhare bitewe n'ubutayu wanyuragamo kuko nayo baramwihaye baravuga ngo wowe Imana warayihemukiye n'umugore amubwira ati singikwiye kubana nawe kuko utari uw'iki utari uw'Imana ariko igihe kigeze Imana irangije urugamba kuri finali yanyu ndashimira Imana ko hari abantu Imana igiye kurwanira kuri finali itegeka bamwe bamwanze batamwemeraga ngo bajyane ibitambo batambire ku Iteka basabira imbabazi reka nkubwire ngo humura nubwo waretse twigiye kongera gukundwa nubwo wakuhugiye kongera gusubirwaho kandi ndagira ngo mwingingire ngo ibyakurwanyaga Imana igiye kubyima amatwi kugira ngo bice ugomba kuba. Haleluya, haleluya. Daniel avama ari muzima dushimira Imana ko nawe ukiri muzima mbize gutyo kuki hari igihe ibikurwanya bigutuza aho utarukwiye gutura bikakugabura ibyo utarukwiye kurya bikakubesha aho utarukwiye kuba mubasha mpabwa no kwizerwa Imana yanyimitse yashyizeho amavuta yo kuyikorera uyu mugore yatwabwa abadayimoni. Haleluya. Turaho Imana ishaka kutura. Haleluya. Burya iyo uretwabwa abadayimoni bwaje hari n'igihe uba mu byaha ariko ukabibamo utabishaka ariko bikanga bikakugira imbata ukajya ubyuka ugasuhuza umutima ukajya gusenga ukumva byanze kubera umubata bw'amatwi y'ibikurwanya ariko aka kanya ndakwinginginga Imana yima ibyaha byawe amatwi nirangize gushyiraho ugomba kujya. Dawidi yigeze yajya kuba mu ishyamba ariko Imana yari yaramuremeye kuba ku ntebe y'ubwami ariko ageze mu ishyamba atangira kurasa inyoni yo kurya ntabwo ariyo domeni ye. Dawidi yari yaravutse nk'umwami koko urabizi ku Iteka bye Samweli ngo nabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka kandi ndashimira Imana ko Imana itatumenye ubu yakumenye kera ntabwo turiho mu mugambi w'Imana ariko mu mugambi w'Imana turiho tutarabaho. Ati karabayire yahamagara miramya Yeremiya we nakumenye narakurema mama wawe na papa batarahura nari gufite umugambi wawe. Ndashimira Imana yuko ibikurwanya ibyo biguhagurukiye wamenywa bitaramenywa wabayeho umugambi w'Imana bitarabaho. Elastic Yeremiya ngo nakumenye narakurema hari ibintu ukwiye kugira ngo tinya ibiguteye ubwoba byamenywa byakumenye nyuma ku mugambi w'Imana wahamenywe kera wahamenywe kera. Shimira Imana ko igiye kwima amatwi ibikurwanya hanyuma dusenge tugira Imana ngo yima amatwi ibikurwanya nirangiza igubushozi bwo kuba ugomba kubajya. Imana iza gushyigikira Dawidi mu ishyamba aho uri ntabwo uzahahera Imana igiye kuhagukura yaba ari mu manegeka y'ubushomeri yaba ari mu manegeka y'ibyaha yaba mu y'imanza yaba mu y'ubushomeri yaba mu madeni yaba mu burwayi yaremye isi n'ijuru yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi ifite ubushobozi bw'imura umuntu mu cyiciro bukamushyira mu kindi. Numvise hari abantu barenga imitekerereze bakamanga Imana ntabwo itanga amafaranga ariko namba Imana itanga agakiza gusa itange n'ubuzima. Ntabwo nibaza ko ibyo ngibyo navuga ko hari ibyo ishoboye n'ibyo idashoboye barayibeshyera Imana ishoboye byose cyane ko turaba hamwe. Umuntu wese mu mazi ashobora kuroba amafi bitewe n'ubwato afite cyangwa n'imyogere ye. Rero kuba umuntu yamuha ubwenge bwo koga isi agafata ibyo mu isi ugahindura uvango ntabwo ariyo yabitanze nanone waba wibeshye. Ari abasenga ibagirira neza hari n'igihe igirira neza abadasenga kuko izi neza yuko hari igihe gishobora kugira imvura Imana ikagusha imvura kandi igwira ababi n'abeza. Reko jye nibaza ko uri mu isi wese ishobora kumuha umugisha kimwe no gutamenya igihe umuntu azakirizwa. Hari n'abo tujya tubura tukabura nk'abapagani kumva Imana yabashyizeho kuzabafata ejo. Hari n'abafite ubundi buryo bakoreramo Imana ariko ukwacu bose Imana ibamugisha. Icyo navugaga ni kimwe ni uko ukwiye kuva ahantu uri Imana itagushyize ukajya aho Imana ishaka ko uri. Aho ngaho naho ugomba kuba umutima w'Imana ukwishimira kandi umutima wishimira Imana. Icya kabiri ni uko Imana igomba kugukiza isuhererwa ry'umutima kumva umutima wawe udatuje kubera ibiguhagurukira. Imana ibyima amatwi nirangiza igushyira aho ugomba kuba kandi nicyo cyifuzo. Hanyuma icyo gihe
Baramu na Baraki bagerageje kuva mu bwoko bw'Imana. Imana igiye mu bubasha. Amen. Nkuko Dawidi yaje gucomoka mu buvumo avamo Sawuli asinziriye n'ingabo ze, Imana yimye ububasha Sawuli n'ingabo ze kuri Dawidi. Asohokana ikinyita n'agacuma n'inkota n'agacuma k'amazi ageze hanze. Sawuli avuye mu bitotsi amwitegereje aravuga ati Uwiteka yamuhaye gukiranwa kuruta ukwanjye. Hanyuma ndenda gutangaza itangazo rivuga ngo nta wundi ufite ubushobozi bwagukuraho ibiguhagurukiye keretse Uwiteka waremye isi n'ijuru. Kandi nta wundi wagukura mu cyiciro ngo gushyire mu kindi keretse Uwiteka waremye isi n'ijuru. Data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu. Sengera umuntu wese uri gukurikira iki kiganiro, umumpurire mu cyiciro umushyire mu kindi. Kandi ndasabye kubw'ububasha bwawe ufite Uwiteka Imana nyine, umukure mu cyiciro cy'ibyaha umushyire mu cyiciro cyo gukiranuka. Kandi umumpere imbaraga zituma abingora mutima yawe. Kandi aka kanya ndasenze kugira ngo umuntu wese turi kumwe muri iki kiganiro wima amatwi byari bimuhagurukiye. Umuntu wese afite amajwi y'ibihorera inyuma ye, ariko nyirabyo niwe ubizi cyangwa ashobora no kuba atanabizi, ariko turakwinginze ngo ubyambure ububasha. Turasengera abantu bari aho batagomba kuba, umuntu akabahana ariko akumva ahora n'agahinda ndetse akumva nta mahoro afitiye, kandi Satani akajya ahora amureba akumva ameze nk'uwamushyize mu minyururu. Imbaraga zawe zikomeye zimukureyo zimutereka aho agomba kuba mu masezerano. Turagushimiye Uwiteka, uha umugisha iri jambo n'abaryumva mu izina rya Yesu. Amen. Murangira inama